Mu gihe impanuka zo mu muhanda zikomeje kuba zimwe mu mpamvu zitwara ubuzima bw'abantu benshi, abaturage bavuga ko imodoka zizwi nka hoho zitwara imicanga, amabuye yifashishwa mu bwubatsi hamwe n'ibindi bikorwa bitandukanye, hamwe na moto za sipiro zikomeje kubatera impungenge kubera uburyo ibinyabiziga byombi biboneka mu mpanuka nyinshi zitandukanye. Abaturage bakavuga ko izi modoka hamwe n'izi moto zikunze guteza impanuka zigahitana ubuzima bwa benshi, ari nako zangiza byinshi mu bikorwa remezo bitandukanye. Cyane izo agisa zigomba kuba biterwa no kunywa inzoga. N'ubu ikamyo yarinyishe niyo kuba umuntu atari muzima bwo yatugiye mu muhanda, agiye mu muhanda ugomba kugenda uri muzima ufite ibitekerezo bizima. Ikamyo, imodoka ntabwo ari umuntu niwe ugomba kumenya imodoka. Izi modoka nini zitwa hoho zitwara imicanga zikunda gutwarwa n'abantu b'abasore. Ahanini abo basore baba barangije vuba, si ukuvuga ngo nta experience bafite mu mihanda cyane cyane, kuko usanga niba ari umunyegare yagonzwe na hoho, niba ari umunyamaguru yagonzwe na hoho, umumotari ni uko yagonzwe na hoho. Ni ukuvuga izi modoka zo zirakabije pe, zirakabije. Abaturage kandi bemeza ko akenshi usanga ibibazo nyamukuru gitera izi mpanuka gikomoka ku bazitwara bakazipakira ibirenze ubushobozi bwazo, cyangwa bakagira uburangare butandukanye ku buryo bisanga mu bihe bigoranye cyane bikaba intandaro y'izo mpanuka. Zose buri kamyo ifite toni igomba gutwara. Izo rero izirengeje ni ikosa uwo mushoferi aba akoze. Ntabwo ikosa riba ari iry'imodoka, ikosa riba ari iry'umushoferi. Izi mpanuka kugira ngo wenda zigabanye ni uko bariya abantu nabo bashobora kumva ko ari abashoferi nk'abandi, atari abantu bakorera abantu bakomeye cyangwa se batwara imodoka zihanitse, ahubwo bakiyumvisha ko amategeko nabo bareba. None ufite ariko hari igihe n'iriya modoka arangiza kwiga, benshi biga ikavumu, ugasanga n'iyo modoka ntabwo arayimenyera neza, experience ari nkeya. Ariko n'icyo ngicyo cyaba icya kabiri nacyo nari nibagiwe, ariko ni abasore pe, ni abasore nabo biyumva mu maraso. Kandi umusore ntavuga ngo iki kinyabiziga gifite ereri imeze ite, arakandagira. ACP Rutikanga Boniface, umuvugizi wa polisi ku rwego rw'igihugu, asaba ko bajya gutwara izi modoka bakabanje kubanza kumenya neza aho zitandukaniye n'izindi batwaraga, kuko akenshi usanga abazitwara hari byinshi batabanje kuzimenyaho imigendere yazo. Naho kuri ikibazo cy'izi moto za sipiro, akemeza ko ibibazo byazo birimo gukurikiranwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kugira ngo barebe ikibazo cyaba gihari ndetse n'uburyo cyakemuka. Ikibazo cy'ibinyabiziga byita hoho cyangwa hoho yaravuzwe cyane. Ngo hoho ifite umwihariko wayo uko ingana n'uko iteye bituma ikora inkuru, ariko twebwe tureba mu mibare yacu, ntabwo twebwe hoho tubibonamo ikibazo. Gusa dufitanye ikibazo nayo birumvikana cy'uburyo ibyo yangiza ni ibyo kozima bitewe, kuko ifite ubasha bwo kwikorera ibintu byinshi, kandi abahanga cyangwa ikinyabiziga gifite tekinoloji. Ikinyabiziga niba warigiye kuri beni, ukabeni kase kandi ushyiramo vitesi ugakubita nko kubita umugezi, ukarangiza ukabona piriya perimise ugiye kuri beni ukaza gutwaraho, ntufate umwanya wo kwiga, izakugora. Cyangwa cya sipiro rero ntabwo nayitindaho cyane, kuko hari urwego rushinzwe, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda iriho igikurikirana. Turabikurikirana, turabibona ko mu by'ukuri nazo ni nyinshi, ariko kuba zigaragara byinshi nazo ntabwo ari nke mu muhanda, kuko nyuma y'uko Minisiteri y'Inganda y'Ubucuruzi n'Inganda bigarukiye, reka twihe umwanya turebe ikivamo n'igikosorwa. Urwego rutanga uburenganzira bwo gushinga ubucuruzi kandi kigakemuka. Nimba ari ikibazo koko cy'imiterere yazo, ikibazo cy'amaferi bavuga, ikibazo cy'amarebe bavuga, n'ibindi bibazo byinshi wenda biribwa. Inzego zirebwa n'ibibazo zirasabwa gushimangira ubugenzuzi no gukaza ingamba mu kurwanya umuvuduko hamwe n'andi makosa akorwa n'abatwara ibinyabiziga, kugira ngo umutekano w'umuhanda urusheho kunozwa no kurengera ubuzima bw'abawukoresha. Gendisingiyumva Gisa Steven, ATV mu mujyi wa Kigali.